gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Gia yaraje kureba Ivy ariko umusaba ko yamuherekeza cyangwa se yazamuherekeza kwakira Liam. Ese aho Ivy yaje kubyemera nangwa yarabyanze. Inkuru yacu reka tuyitangirire ku munsi nyirizina abari mu gitondo kare kare. Ivy ahera akabyuka Mariza aramwisegereza akavuga ati Ivy kubyutse kare bigenze bite, meze neza? Ese ko muri iyi minsi ufite imyitwarire idasanzwe bite byawe? Ivy ati ngiye ku kazi. Mariza ati ngwiki ku kazi ndukiyemo se byagenze bite, hari ikitagenze neza? Wowe managing ibintu bya hariya byose, yego nibyo ubusabwa kuba wahageze ukareba ibintu byose niba biri ku murongo, ariko ufite assistant. Erega wowe akazi nagushakiye ntago kagusaba imbaraga nyinshi kuko wowe ukwiye kwakira report gusa, kandi ntekereza ko ibyinshi wakabaye ukora assistant wawe yabikoze. None kubyuta ugenda hari ikibazo cyavutse mu kazi? Ivy ati ngomba kujyayo, hakaba hari ibintu ntunganya hakiri kare, hari ibintu ngomba gutunganya mu masaha ya nimugoroba sindi buzi kuba mpari. Mariza ati ufite izihe gahunda? Wibagiwe ko uyu munsi twagombaga kujya mu rugo se? Urabizi ko dufite plan yo kujya iwanyu, twasezeranye ko ugomba kumpuza n'iwanyu ukanababwira ko ari njye wagukijije nangwa se ari njye wakwitayeho. Remember wasezeranyije mama wawe ndetse na papa wawe babwira ko bafitiye surprise. Wibagiwe ko ari uyu munsi se? Ivy ati byose ndabyibuka, ariko turaza kujyayo nka saa 2. Ndati saa 2 za ryari? Ivy ati za nijoro. Mariza ati kubera iki se kandi ubishyize bwije? Ndati yego turajyayo kandi ni naho turi burane, ndabizi neza nago mu rugo batuma dutaha, ahubwo reka ngende ko mu masaha ya nimugoroba ndaza kuba ndi kuri airport. Mariza ati se kuri airport mu biki noneho? Ndati ndaba ngiye kwakira Liam. Mariza ati Liam kandi? Liam again? Nizere ko amatwi yanjye yumvise nabi. Ivy ati no, ntago wumvise nabi, wumvise neza pe. Ndikubwira nimugoroba ndajya kwakira Liam kuri airport and turajya mu rugo saa 2. Mariza ati ibintu uri kuvuga wabitekerejeho? Ndati ngomba kujyayo kumwakira. Remember uriya ni fiance wanjye. Warabyibagiwe se? Mariza ati I do remember, ariko ibuka ko ubukwe bwapfuye. Ivy ati ariko nubwo bwapfuye kuko atarahari, ikindi ntago nzi kimugaruye, sinzi n'impamvu yari yambenze, so rero mu gihe ntarabimenya ndacyari fiance we. Mariza ati hanyuma Kian wari wakunze? Ivy ati Kian mwibagirwa ko nanjye ndi kumwibagirwa. Ndati ngwiki what the hell is that? Ngo nibagirwe Kian? Ivy, Liam yaragutengushye yarakubabaje. Wari umaze kwibonera umusore wakwitagaho, wagukundaga, wagutemberezaga. Njye nari nsigaye nezezwa no kubona wishimye uri kumwenyura, none ngo nibagirwe gute se? Ndati Mariza Kian mwibagirwe ntago yabo wanjye. Mariza ati ntago ndi gusobanukirwa kubera icyo atabo wawe se? Ndati byihorere. Ahera ko yigendera, Mariza bikamucanga, asaha aragenda akicuma, bigera nka saa 12
Gia akaza kureba Ivy asanga yaniteguye. Ivy aba yakoresheje n'indabo zo kwakira Liam. Bajya kuri airport kumutegereza. Ashira akanya koko Liam akaza. Liam akibona Ivy kwiyumanganya biramunanira. Azenga amarira mu maso no kumuramutsa bikamunanira. Ivy nawe areba uburyo Liam ari marira nawe akarira. Gia arabitegereza agahera katangira kubakubita avuga ati mwabigoryi mwe murakundana. Ese ubundi murabizi ko mukundana kuri uru rwego? Nawe abivuga amarira amuzenga mu maso arimo yihanagura. Mu kwihanagura aba ari nako atangira gushimira Ivy avuga turi intwarikazi. Iyo abarundi ntiyari kubyemera. Ivy ati soko nteye wanyitabaje kandi nagombaga kuba mpari. Bahera ko bahereza Liam indabo bari bamuzaniye bakamufasha ibikapu bakinjira mu modoka. Ivy yishara no kuri vola akaba ari gutwara. Bagenda baganira babaza Liam amakuru y'iminsi nawe akababwira. Bamugeza mu rugo. Akigera mu rugo Ivy ahera akabwira Gia akambwira ati Gia urihangana imodoka yawe ndayitwara ariko ejo nibinkundira nzayikuzanira. Gia ati nta kibazo uraza kuyitwara ariko se uragarukira ku marembo ntago winjira mu rugo? Ivy atoya nari mfitanye gahunda no mu rugo. Ikindi mukuru wanjye arantegereje hari gahunda dufitanye. Liam ati mukuru wawe wese Priya se? Ivy atoya mukuru wanjye Marisa. Gia nawe arikanga mukuru wawe Marisa muravukana se? Ivy ati ni story ndende ahari wenda nzabibabwira mfite umwanya. Ahera akabasezera akigendera. Gia ahera akabwira Liam akambwira ati Liam sinzi impamvu umutima wanjye ukomeza kumbwira ko uyu mukobwa ibyo bavuze atari ukuri. Mbona ari umwana mwiza. Nta mukuntu baba baramushingiye imyuka mibi irimo na za nyabingi n'ibiki ntazi niba ari n'ibitega niba ari n'ibiki ibyo bintu sinjya nanabimenya. Ntabwo njya mbyizera. Njyewe Gia nagiye iwabo inshuro nyinshi. Mama we ni umukristo. Uti bavuga ngo ni umurangi. Ibi bintu ngenda bikemanga. Liam ni nayo mpamvu ngenda muhamagaye tukaza kukwakira kuri airport. Liam ariyumvira ikintu asubiza Gia ahera ko yinjirira mu nzu akamwihorera. Twigarukire kwa Ivy mu rugo. Ivy na Marisa bamaze kuhagera. Akihagera mama Ivy ahera ko yikanga avuga ati Ivy nanone azanye umukobwa. Ubu yibagiwe ibintu imbabazi yamukoreye. Yibagiwe ibintu Shine na Nadia bamukoreye. Ubu wabona uyu nawe aje kutubwira ko ari inshuti nshya yungutse. Ntango ubu wabona nawe agiye kutubwira ngo uyu nguyu ngo nawe no munyabibazo tumufashe. Ariko nanone Jinta yakitegereza akabona Marisa wagira ngo aramuzi. Ahera akahamagara Lucas. Ariko uretse gato uriya mukobwa ndabona wagira ngo hari ahantu muzi.
ariko nanone nifitiye ikibazo Lucas ati ufite ikihe kibazo se kandi mugore mwiza atari gose urabona umwana wacu ubuntu butizuru agira n'umutima mwiza atari uzamurimbura kuko urabona utazamuta ku gase Lucas ati sibyo kandi uri kuvuga n'ibiki Jinta ati rero amambere yagize atya azana imbabazi ibyo imbabazi yamukoreye warabibonye Shine ni twamutoraguye ku muhanda tukamurira ibyo yakoze ntiwabibonye Nadia si umwana w'umuturanyi si wowe wahemukiye umwana wacu none arongera azanye undi mukobwa muri uru rugo Ukasata ariko nawe jya ureka ibyo ngibyo none se umwana uzamubuza kubana ngo nuko abo babanye mbere bagiye bamuhemukira ntabwo ibyo bintu biri mu bintu rwose ntabwo ari iby'umugisha si iby'umumaro ihangane pe winabitekerezaho ahubwo ushaka ibindi ubutekereza aho gutekereza ku bintu biri negative ariko se ubundi ko numva uvuga ngo uriya mukobwa wagira ngo uramuzi kano kanya wibagiwe kuri uriya ari umuganga Uskari mu baganga bakwitaga ahubwo wari uri kwa muganga nyuma yo kubura Ive atari kuzika ari byo di ntago rega nabyibukaga nabonaga hari ahantu muzi ariko nahabura none sura mukobwa yaba yarahuriye n'umukobwa wacu Lucas ati nyine ibyo ntiwabimenya niyo mpamvu ngomba gutuza ukamenya ibyo ari byo erega abantu bose ntago ari karabahema Jinta ati mbabarira umuntu ntatenye ishyamba atinya icyo barihuriyemo kandi uwari umwe n'inzoka regatinya umwobo banifitiye impungenge z'akana kandi Lucas ati ahubwo ngwino twecare mu sitting room bataza kwibaza impamvu tudahari bahera ko baza akaba ari nabwo batangira kubaramutsa Ive atangira guteta kuri papa we nk'ibisanzwe amubwira ati dad nari ngukumbuye I missed you so much Lucas ati me too my daughter ndabona ari kusa neza that of course nabuzwe n'iki gusa neza kandi Mariza asigaye anyitaho Lucas ati Mariza kwitaho Mariza wese Ive ati oh sorry dad uyu rero yitwa Mariza ni umudokita ni inshuti yanjye cyane amfata nka karumunake mubanze muhure nawe Mariza uyu rero ni dad uyu nawe ni mama Mariza kingiye narimbaza ahubwo wenda bo bashaka ko batari banze Lucas aseka ati oya twari tukuzi ahubwo twibazaga ahantu tukuzi nuko naje kwibuka yuko wari uri mu baganga bitaga kuri mama Kimi ati oh okay ndumva munzi Ive ati rero turabizi ko umuntu uba uri kundya Lucas ati ndakuzi mwana wanjye ngaho mbwira Ive ati rero tata wanjye uyu Mariza mubona ahangaha arenze no kuba ari Mariza pe arenze no kuba wenda mfata nka karumunake birenze no kuba nyitaho rimwe na rimwe umenya harajya nyitangira no mu buryo ntazi dad uyu nguyu uri kubona niwe wanyitayeho igihe namaze cyose kigera mu mezi agera kuri 2 yewe narenga simbizi neza simbyibuka naraburiwe irengero uyu niwe wantabaye Jinta ati ngwiki ni wowe wanabariye umwana Jinta mu byishimo byinshi na emotions atangira kurira ahobera Mariza ari nakamushimira Lucas we biramurenga akabura icyo avuga aramwitegereza agahera akavuga ati nari narahize ko umunsi nzamenya ko watabaye umukobwa wanjye
ari hafi yanjye nangwa se nkamubonesha amaso yanjye nzamwitura. None ndakubonye ni wowe wantabariye umwana. Mariza ati yego ni njye, ariko nta n'impamvu y'ibindi bintu byinshi. Ibyo nakoze byari nk'inshingano, akazi kanjye nako kwita ku bantu ndetse nkababa hafi aho bishoboka. Byose rero nari ndi gukora kari akazi kanjye. Lucas atoya wakoze ibirenze. Mariza ati no dad, ibyo ntabwo ari byo byihutirwa byo kuvuga ko nakoze ibirenze. Ikihutirwa muri kano kanya nuko Iva ari muzima, ari kumwe namwe kandi akiriho, nyuma y'ibyamuhigaga byose n'ibyari bimwasamiye. Ntabwo naje hano kugira ngo munshimire, naje hano kugira ngo munyakire mu muryango, munyakire nk'umwana wanyu. Ibyo byonyine byaba bihagije, ntago nkeneye ibya mirenge, sinkeneye ko munyitura. Ahubwo icyo mwanyitura nuko nanjye mwambera umubyeyi, aka kakaba kari umuna kanjye, nanjye nkamubera mukuru we. Jinta ati ibyo ngibyo gusa, ati ayo mahirwe yo kugira abakobwa babiri se nayakura he? Nari nsanzwe mfite umukobwa n'umuhungu, yewe nkagira n'abandi bakobwa n'abahungu benshi, nawe ngwino ujye mu mubare. Ubwo ahubwo igisigaye Iva aze kuguhuza na musaza we. Iva turavuga ntwari se? Jinta ati yego. Iva tubwo urumva baba bari aha ngaha batarahura? Yego ko bahuye kera, nimwe mwari musigaye. Barishima, bemerera Mariza, akamubwira ati aha ni mu rugo, ujye uhisanzura, ntabwo ibyo twabyanga. Ninde wakwanga umuntu wamutabariye umwana? Amasaha aragenda akicuma, ariko kubera ibyishimo barara bicaye. Lucas aherako akora ikirori iryo joro, nagatumira n'abakozi be bo muri kampani. Mbese aba ari ibirori. Dylan ndetse na Layla ndetse na Ntwari nabo bahera ko babahamagara, nubwo amasaha aba yakuze bagakesha. Bucya mu gitondo Iva ndetse na Mariza bitegura bo bakigira mu kazi. Gusa mbere yuko bagenda, Lucas ndetse na Jinta barabasaba bakabwira ati bakobwa bacu, nubwo mugiye mwihangane muze kugaruka, nabura dushirana urukumbuzi. Amasaha aragenda akicuma, bikagira amasaha ya nimugoroba. Liam aba afite guhura na Ayman. Bageraho rero amasaha bari bahanye akagera. Mu kugera barahura. Mu guhura Ayman ntago aba yishimye, uba ubona ababaye. Niyamuhera akamubaza ati Ayman, ko mbona utari muri mood nziza, iyo umbwira guhura kwanjye nawe tukabisubika tukazahura ikindi gihe, uri muri mood nziza. Ayman ati iri joro wabona ari ryo rya nyuma mu buzima bwanjye, kandi sinshaka kugenda. Nakubwije ukuri, yama turashaka kujya hese? Ayman ati ndumva mpaza ubuzima, ndumva kubaho kwanjye ntacyo bimariye, ndumva narabaye ikigoryi, nabaye ikigwari. Ndati wabaye ikigwari gute se? Byakugendekeye gute?
ariko sina ngombwa kwiyahura nangwa se ngo wiyambure ubuzima. Ibyo waba warakoze byose nta muntu udakoze kuri iyi si, ahubwo banza umbwire icyo wamumagariye tubone kuganira kuri icyo kibazo cyawe. Ndaterega n'ibyo birimo. Nahemukiye Ivy, n'uyu munsi iyo ntekereje ko namuhemukiye nkatekereza ko n'ubundi ibyo namukoreye byose na nyuma yaho nageretseho ubundi bugome, numva ndushijeho kwiyanga nkabona ndi ikigwari. Ese William, wakizera ko ibintu byose nakubwiye byari scam? Priya yarambeshye. Priya na nyirakuru wa Ivy banyiniye agakino, bantega agatego, barambwiye ngo nimbateranye. Gusa nanone ibintu bambwiraga ko ari ukuri, ndetse bazanjyana no ku mupfumu akamfasha nkabana na Ivy, nibura akazambyarira nangwa se tukabana singira icyomba, kubera ibintu bari bambwiye. Ariko naje gusanga byose byari ibinyoma. Njyewe ubwanjye narahagurutse kuko nabonaga mbirambiwe, nigira kwibariza. Umunsi umwe nari ndi kugenda mvuye mu kazi, mpura n'umuntu, niba ari umuntu usenga, niba ari marayika wangendereye ntago mbizi, yarambwiye ngo byose ni ibinyoma. Arambwira ngo umukobwa nitesheje yari uw'umugisha, arambwira ngo byose bamuvuga ni ibinyoma. Arambwira ati ariko ni gute umuntu baba baramushyingiye za Nyabingi n'Ibitega akaba asenga? Ati se aho ngaho nta nubwo ubona ko imico ye itandukanye n'ibyo bamuvuga? Mu byose byari ibinyoma. Ivy nta muvumo n'uyu n'umwe afite. Nahombye umugore w'umugisha, ariko sinifuza ko twese tumuhomba. Njye nagerageje kumwigarurira ariko byaranze. Ivy yaramakaniye pe, umenya yanyanze nk'aho atigeze nankunda n'umunsi n'umwe. Ibaze ko na call yanjye ntajya apfa no kuyitaba, ayitaba ari uko namurembeje muhamagara. Liam, niba ufite uko wabigarura, bigarurire hafi. Niba ufite uko wabigenza, bikore bwangu. Ivy ntagucike. Liam arabyumva, akambwira ati buretse gatoya, uravuze ngo Priya yarakubeshye? Ayimana ati yego, byose ni Priya wabimbwiye. Buriya mukecuru yaje nyuma. Ntago nzi impamvu yabimuteye, ariko uriya mukobwa ni umunyabinyoma. Ntuzigere umwizera n'umunsi n'uyu n'umwe. Undi nta kindi kintu akora, ahera akahaguruka akagenda atanasezeye Ayimana. Afata imodoka akajya kureba Ivy mu rugo. Kubw'amahirwe arahamusanga. Mu kuhamusanga, Ivy atungurwa no kubona Liam. Ati Liam, ninde ukuyoboye hano? Uje hano se ubundi kuva rya ruzi wanjye tutabivuganye? Liam ahera akamwikubita imbere akamubwira ati mbabarira naragutengushye, mbabarira naragukoshereje, ibyo nakoze ntago natekereje kabiri, ariko basi mbabarira nkosora amakosa. Mbabarira ntago nzongera. Ivy ariko ntago ndamenya ikintu uri kuvuga kano kanya. Imbabazi urasaba iziki? Hari ikosa ugira? Hari ikibi wankoreye? Yamate naragutengushye, ubu njye nawe twakabaye
tumaze amezi arenga ngahe tubana nk'umugore n'umugabo. Iva ati Liam, forget, byibagirwe, nanjye narabyibagiwe. Liam ati ya, ntabwo nabyibagirwa, ntabwo izo mbaraga nazibona. Ndatari ku bundi mbere y'uko nsaba imbabazi wari wampuye iki, nari nagukoreye iki? Liam ati basi reka nkubwize ukuri, ariko nabura uze kumbabarira unyumve. Iva ahera akabwira Liam, akamubwira ati nta kibazo. Akimara kumubwira ngo nta kibazo, telefone yihereye akisona. Mu kureba akabona ni Priya umuhamagaye. Ahera akabwira Liam ati buretse gato nitabe mukuru wanjye. Arasohoka akamwitaba. Kitaba ati karame Priya, kumamagaye se? Priya ati none se byo mwagiyemo ntago birarangira, wenda mbariza ko mutagarutse. Iva ati bo ngewe akazi nari mfite karangiye, ariko urabizi ko amasaha ya Mariza yo gutaha ataragera, turaza ntugire ikibazo. Priya ati ndumva nabakumbuye mbategurire iki? Iva ati icyo ari cyo cyose wadutegurira nta kibazo. Ahubwo se Priya, ndashaka ko dukorera Mariza surprise, uyu munsi afite birthday. Priya ati ahubwo ko kanshaka ukuntu mutegurira Imana, dushake n'ukuntu bamukoreshereza keke, ndaje mbibwire mama na dadi. Iva ati nari nabyibagiwe pe, ahubwo urakoze kumpamagara. Priya ati rega aho wowe utari mukuru wawe bagomba kuhakubera. Iva ati nejejwe nuko njye nawe muri iyi minsi dusigaye tubanye. Priya ati rega ibyo mu bwana tugomba kubirenga, nabonye atari ngombwa guhora tubanye nkaho turi abanyamahanga. Iva ati njye nsigaye nezezwa nuko tubanye, meza arihiritse, babagara buri munsi, usigaye unyitaho, ufitiye urukundo muri iyi minsi. Priya ati rega byari ubwana, erega ndanagukunda, suri kabyara kanjye se ndagukunda. Iva ati ndabizi kandi nanjye ndagukunda urabizi, gusa nyine ko urukundo nyine rimwe na rimwe wivumbura, waramvunaga cyane pe. Ati rero humura sinzongera kwivumbura. Ati hama rero muze gutebuka ndabategereje. Iva ati turatebuka humura Priya. Priya ati okay ngaho wiyiteho ndagukunda. Iva ati nawe wiyiteho kabyara kanjye, ariko ubwo ninjye wakabaye kubwira kabyara kanjye, nangwa nakabaye mvuga mu byara wanjye. Priya ati ninjye wakabaye mvuga kabyara kanjye kuko uri murumuna wanjye, hanyuma ujye uvuga ati mu byara wanjye kuko ndi mukuru kuri wowe. Iva araseka, gahera akakupa, agaruka mu nzu. Asanga Liam akimutegereje. Liam atangira kumubwira, akamubwira ati Ivy, bambwiye byinshi ku muryango wawe, bambwiye kuri mama wawe ndetse no kuri bakuru bawe bagiye, yewe banambwira yuko wowe tutabana. Iva atari kuri kumbwira ngo bambwiye bande bakubwiye? Liam ati nyine wait ndacyakubwira. Bambwiye uburyo iwanyu bagushingiye Nyabingi. Iva ati ngewe Kimi Ivy, iwacu banshingira Nyabingi? Liam ati rega banambwiye ko mama wari umurangi. Iva hera akaseka kavuga ati no way, mama wanjye Jinta bumurangi, umurokore w'indani, mama pasta. Reka nizere kuri gukidinga. Liam ati bambwiye ko mama wawe aterekera, ndategwa ku mwana.
mu kanya uraje umbwire ko bakubwiye ko ari n'umurozi kandi wabona atazi n'umuravumba cyangwa se atazi n'umubirizi atazi n'uko bavuga uti ibyatsi. Ego Yesu wanjye ngewe bashingira ngo iki mu izina rya Yesu, ahubwo ibyo bintu ntibizanankurikira abazimu bashya esitani antaha. Hanyuma nyuma yo kubikubwira se muho nicyo cyatumye uhunga urambenga? Yamati yego nicyo cyatumye ngenda. Barambwiraga ngo nitubana ngo nzahera ko mpfa kuko ngo imyuka mibi ntago yakemera ko mubera umugabo uri umugore wabo nango se wayo. Bambwira ko bakuru bawe bapfuye nako mukuru wawe na musaza wawe kubera amasezerano mama wawe atigeze yubahiriza. Ayivi wababyumva ukagira ngo ni nk'ikinamico nangwa se filime bari kumukinira aho ngaho, avuga ati yamunizere kuri kwikinira, ariko ahubwo se ibyo bintu ni ndabikubwiye. Yamati byose nabibwiwe na Ayman ariko byashimangiwe na nyogokuru wawe. Ayiva ati inde? Nyogokuru wanjye wuhe se wowe? Nyogokuru wanjye uzi no wowe? Ndati mama wa papa wawe. Ndati mama Lucas ze? Ego ko Yesu. Mwahuriye he? Yamati ni inkuru ndende ariko byose umuntu wari ubiri inyuma ni mukuru wawe nangwa se mubyara wawe Priya. Ayiva tugize ngo iki? Riyama atangira kumubwira inkuru zose, akamubwira uko Ayman yabimubwiye, amubwira ko byose ubiri inyuma ari Priya, ndetse akanamubwira ko umupangu wabo wari uwo kugira ngo ubukwe bwa Ivy bupfe. Ivy kubyiyumvisha no kubyakira mu mutwe biramucanga, agahera ko igihumure. Riyama aramwegera agatangira kumukomakoma amuhamagara ati Ivy kanguka. Ahera akamwihutana kwa muganga. Akimugeza kwa muganga Mariza ahera akabibona akaza yiruka abaza Riyama akamubaza si ubundi wowe umuzanye urinde? Ndati nitwa Riyama. Ndati nagira ngo abe ari unyibwira, nari nkuzi ariko nari nkuzi ku mafoto, ndabona ko kari wowe. Hanyuma murumuna wanjye mukoze bike kameze kutya kahereka kagwa muri koma. Riyama tumenya hari ibintu mubwiye ari byo bitumye araba, umenya hari kubyiyumvisha no kubyakira byamugoye. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ivy abwiwe bimwe mu bikorwa bya Priya nangwa se bumwe mu bugome yagiye amugirira, kubyumva no kubyakira biramugora. Ese aho nakanguka bizacura iki? Ese hazihanganira Priya n'amabi yamukoreye? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, iyo yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.